Ngewe yakareka nkubwire ngewe sinshaka kuzasazira mu bana batarabanjye kwivumbuye buriya ngo iyo ushaka umwana ubushakanye yahi abana bose ugenda wemera ahubwo wowe ushaka banyine nzovu buriya ni indyarya nzovu ashobora kuza akagura umwana bombo akamugurira akaji nawe ari gutagetinga ndari gutagetinga nawe nzi ko ukunda abana buriya ushaka neza gufata nk'umumama neza ubanza kumukundira uwo yabyaye umugore yapfushije umugabo cyagiye bari mu cyunamo abandi bagabo baza kumusura ngo reka tugufate mu mugongo tukugurire agasukari agafata nabo bashaka kumwinjira n'abagore batera umwako hari umugore ushobora gusesera mu maguru kivayo kigera muri kaburimbo ugahita uhura naho ibyo ngibyo bibaho se uzi nanone ikindi kibi kurya ituru ya mu gitondo uvuye iwawe ugiye ku kazi unyuze ku nda mu gitondo ngo mugiye kuryama biba bintu nabyo bitera umwaka ko ufite umugore nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko mutandukana akagenda wajya kumucyura bibaye ngombwa ko dutandukana akagenda ukabyuka mu gitondo akavuga ati yagenda ngashaka undi jya mfata nk'uriya musirikare yagenda ngashaka undi yakamubwire ko n'umwana umubyara ukamusiga hano yapfa ukamusiga ku irimbi ntiwamusiga se nkazwe umugore aragenda ugashaka undi usanga umuntu ari mageragere ugasanga urafunzwe ukatiye imyaka 20 ugasanga urimo kurira ngo umugore wanjye ngo nci inyuma kandi uri mageragere aguca inyuma unari uri hano hanze nkanswe none ufunzwe ahubwo ngenda mutse mfunzwe nkabona umuntu uzajya unci inyuma umugore wanjye akabona icyo ngemurira yakomeza akajya gutikura rwose nk'umuntu ujya kwiyahura ngo nuko ngo asanze ngo umugore we ngo barimo kumusambanya agahita ajya mu kagozi nubwo bagusambanya ari igihumbi tubagira inama bibaye ngombwa rero kandi umukunda reka nkubwire kuko ukunda kuryo najya kwimanika ngiye ngo utimanika se ntubusanze bari kugucira indaya zirahari abapfakazi barahari hari abagore babuze abagabo ndinda kuriya umugore wajya kubikora bakunzi banzovu aho muherereye hose haba muri East Africa haba aho umunyarwanda wese ari haba muri Amerika haba muri Canada haba muri Australia nababwa yuko none umuru ugiye kwaka kuri YouTube channel bita Kigali Movie Show. Bakunzi ba Kigali Movie Show nkuko twababwiye twabazaniye babatumirwa bacu abantu babasetsa imbavu zigaturika zigashwanyagurika wa mugabo Mr Elephant hamwe na Mr Yakamwana Oji Express Mobimba ako ubundi ndakuvuga wowe Mr Elephant we nta muntu ugira nawe ariko buriya ngewe kuri YouTube channel ntago ndi umushyitsi ndi umusango si ngombwa kwivuga abantu baranzi ni Nzovu Papa Sandrine Bahizi Venosti mfite amazina nk'ayishoka Bahizi Nzovu Papa Sandrine Venosti Bahizi ese ubundi abana bose uvuga urabemera ngenda bemera n'abana banjye ufite abana bangahe fata umwana wese nk'uwawe abana bane murabana buriya ngewe yakareka nkubwire ngewe sinshaka kuzasazira mu bana batarabanjye uzi gusazira nko kwa Queen kwa mama Queen buriya ngo iyo ushaka umwana ubushakanye abana bose ugenda wemera ahubwo wowe ushaka banyine nzovu buriya ni indyarya nzovu ashobora kuza akagura umwana bombo akamugurira akaji nawe ari gutagetinga ndari gutagetinga nawe nzi ko ukunda abana kuki ubu viza banyina b'abana ukagendera ku mwana arya ngo ushaka inka ryama nkayo ahubwo baravuga ngo ushaka impuhwe z'umubyeyi urusha nyina w'umwana imbabazi abashaka kumurya ariko umugani wa Yaka buriya ushaka neza gufata nk'umumama neza ubanza kumukundira uwo yabyaye mwumva rero mwabagore ngo Nzovu utazamubona iwawe ari kugura umwana wawe uri indazi nangwa akaji burya abafite target yanda bari gushaka ahubwo ko ntuzayavuze Nzovu ngo rero yakareka ngo akandi kantu kagashya buriya umugore yapfushije umugabo cyagiye bari mu cyunamo abandi bagabo baza kumusura ngo reka tugufate mu mugongo tukugurire agasukari agafata nabo bashaka kumwinjira ahubwo wowe reka nkubwire nujya gutereta umupfakazi uzabanza umenyikisha umugabo ushobora kugenda nabi nawe akaguhitana
umenye ko hari n'abagore batera umwako. Hari umugore ushobora gusesera mu maguru ukivayo ukigera muri kaburimbo ugahita uhura naho. Ibyo ngibyo bibaho se. Ikakwanura. Uzi nanone ikindi kibi kurya ituru ya mu gitondo uvuye iwawe ugiye ku kazi unyuze ku nda mu gitondo ngo mugiye kuryama. Biba bintu nabyo bitera umwako. Ko ufite umugore nk'ubu ngubu bibaye ngombwa ko mutandukana akagenda wajya kumucyura. Bibaye ngombwa ko dutandukana akagenda ukabyuka mu gitondo akavuga ati yagenda ngashaka undi. Jyewe mfata nkura musirika yagenda ngashaka undi. Yakamubwire ko n'umwana umubyara ukamusigana yapfa ukamusiga kwirira. Ntiwamusiga se nkazwe umugore aragenda ugashaka undi. Umugore aragenda ugashaka undi. Ureba nkura musirikare je bundi wishe umugore we. Ngo uko bamubwiye ngo umugore wawe ngo aguca inyuma. Bura umugore kuguca inyuma ni ibintu birenze. Ko hari ugasanga umuntu ari mageragere. Ugasanga urafunzwe ukatiye imyaka 20 ugasanga urimo kurira ngo umugore wanjye ngo nci inyuma kandi uri mageragere. Aguca inyuma unari uri hano hanze nkanswe none ufunzwe. Ahubwo ngenda mutse mfunzwe. Nkabona umuntu uzajya unci inyuma umugore wanjye akabona icyanjye murira. Yakomeza akajya gutikura rwose. None se Nzovu nicyo wabwira abantu barongora nk'abagore wa mugore wasiga mu rugo ntibamuterete ugasanga nta mugabo ujya kumutereta mu. Ariko umugore mubi abaho ati umuntu wese yaremwe n'Imana aba afite ubwiza bw'Imana. Uya tureke ubwiza ndavuga wa mugore ureba nka kunguka. Ahubwo niwe mwiza. Ushaka kuvuga ko ari umugore umuntu adashobora kugirira santi. Ye santi. Umugore usana nta buri inkweto yayo. Nk'abagabo asanga nk'umugore nk'ubusanze nk'umugore hari nk'undi mugabo uri nko kumurongora noneho agahita ajya nko kwiyahura ukabagwa gito agahita ajya nko kwiyahura. Wiyahura ninde? Umugabo agahita agira umujinya ati akajya kwiyahura reka njye kwiyahura ndabona n'ubundi ntacyo bimaze. Bora rero reka nkubwire njyewe umugabo kubyo najya kwiyahura ngo umugore yanyanze umusanze bari kumurongora. Oya niba murongora hari andi kureba kuryo najya kwiyahura. Ko hari abagabo nzi biyahura rwose ngo ngewe ngo ibiryo ngo byananiye umuntu ngo umukobwa ngo yamwanze kuryo nanirwa kurya na bya bindi mwe ngo nta muntu urya kwa nyirabo nabirya nkaniyongeza. Nyine abo bantu nk'urugero nk'umuntu ujya kwiyahura ngo nuko ngo asanze ngo umugore we ngo barimo kumusambanya agahita ajya mu kagozi. Nubwo bagusambanya ari igihumbi tubagira inama bibaye ngombwa rero kandi umukunda. Reka nkubwire kugukunda kuryo najya kwimanika ngiye ngo utimanika se ntubusanze bari kugucira. Indaya zirahari abapfakazi barahari abagore babuze abagabo ndinda kuriya umugore wajya kubikora afite icyo wa mugabo yaguhaye udatanga. Ubwo icyo gihe namurekera uwo mugabo namara kumurekera uwo mugabo nkemera nkafata ishati yanjye imwe n'ipantaro n'agashakoshi naba ngafite cyambaraje nkahita nigendera. Nta uritarema n'inyagasamburira rero ukagenda nyine. Rose ubwo bumuhimye nashaka nkajya muri Kongo nashaka nkajya i Bugande. Mbese ubwo wowe utanihe n'umuntu usanze umugore bamurongora ukiyahura. Icyo gihe ntabwo mba ngiye ahandi guha nkashaka undi. Ntabwo ngiye mbagiye kwiyahura. Wenda ugiye kumfunga ngo ugiye kunkatira imyaka 30 cyangwa 25 dore ko abacamanza nabo nta n'isoni bagira. Nk'uko ati umuntu imyaka 30 muri gereza wayiguha iyo myaka wowe wayimaramo. Nzovu tuzagaruka ubutaha. Aka nicyo kiganiro dukoze cya mbere. Ubutaha turi kumwe tubafite ibintu byiza byinshi byigisha bigira abantu inama. Niyo mpamvu mbabwiye umugabo wiyahura ahubwo za nkoni bamukubita n'inkeya bajya bamukubita 200 kuko yanapfuza.